ku buryo n'abarundi kugezana n'ubu iyo bahingukijeho ayo mateka bakureba urujisho. Ngo niyo mpamvu abami b'u Burundi bakundanye bikomeye n'abami b'u Rwanda ndetse baranashyingirana bahana abageni, kugeza naho Kagame yemeje ko bajyaga banahura nk'abavandimwe bakararana ku buriri bumwe. Ni iki rero cyaje gutangiza uku guhangana byavuyemo iyi midugararo yose tubona hagati y'abari abavandimwe? Muri edisiyo ya kabiri igice cya 7 yise amashoka n'ubwira kabiri bw'ingoma nyiginya, Alex Kagame yanditse ko byose byaturutse ku mitsindo y'umugabo Runukamishyo ku ngoma ya Mibambwe Sekarongoro Mutabazi. Uyu mwami ngo yizeraga umupfumu wari wararikoroje akitwa Runukamishyo, ngo aza kumubaza icyo azakora ngo atsinde ubwami bwose bwari bukikije ubwe bw'u Rwanda, bwari mu bw'u Burundi, Igisaka, Indorwa, Ubunyabungo, Ubugara, Ububeruka n'Ubungwe. Uyu mupfumu ngo yamugiriye inama yo kubaga ikimasa cyabyawe kitabyajwe ntigikorweho n'ikiziriko, maze ngo akagishyiraho imitsindo, nuko akabaga inyama zacyo akazishyira ku mishito, akoherereza inyama abo bami bose ngo uzatinyuka akazirya ubu bwami bw'u Rwanda ntibuzigera mumutsinda bibaho. Niko byakozwe, maze abami bose bari bakikijwe n'u Rwanda bohererezwa izo nyama, maze bose banga kuzirya bavuga ko hariho imitsindo. Gusa ngo Ntare w'u Burundi we arazirya, anatuma kuri Mibambwe Sekarongoro Mutabazi ko amushimiye. Bamubajije icyamuteye kutagira ubwoba, ati nta munyamaboko uroga, nta munyamaboko urogwa. Ati yaba ndoga se kugira ngo yigarurire iki gihugu? Yabishoboza iki se n'imiheto y'ingabo zanjye? Nuko kuva ubwo umupfumu Runukamishyo aca iteka ko Burundi n'u Rwanda ntawe uzabasha kwigarurira undi. Usesenguye neza ukanashyira mu nyurabwenge icyo gitekerezo Kagame yemeza ko yabwiwe n'abiru, wavuga ko ahubwo ubwami bw'u Rwanda n'ubw'u Burundi bwasaga nkaho busangiye amabanga y'imirwanire, imitegekere, ubwiru n'indi migirire, noneho kurwana kwabo bikarangira ari ukugwa miswi. Ibyo bikongera gushimangira isano idacika ibice byombi bisangiye. Uko abami bagiye basimburana ku mpande zombi barwanya umuhenerezo, abo Burundi bashaka kwigarurira u Rwanda n'abo Rwanda bashaka kwigarurira ubwami bw'u Burundi, ariko hakaba urutsinda undi. Ibyo byaje gutuma umwami w'u Rwanda uri no mu babaye inshabwenge Mutara wa mbere Semugeshi yigira inama yo gusinya amasezerano y'amahoro hagati y'umwami wategekaga u Burundi witwa Mutaga wa kabiri Nyamubi. Aya masezerano yamenyekanye ku izina ry'imimaro, abera hitwa mu twicara abami twa Nyaruteja, ubu ni mu mudugudu wa Nyaruteja mu murenge wa Nyanza mu karere ka Gisagara mu ntara y'amajyepfo y'u Rwanda. Mu zindi nyandiko nk'iy'umunyamateka wubashywe kurusha abandi mu Burundi Professeur Emile Mworoha agaruka ku mateka y'u Rwanda n'u Burundi mu gitabo yise Histoire du Rwanda et du Burundi, les origines à la fin du 19e siècle. Ku by'aya masezerano we anitsa ku ntambara z'ibitangaza zaje guhuza impande zombi. Ngo amasezerano ya Semugeshi na Nyamubi yashibutse ku bufasha umwami w'u Burundi yari amaze guha u Rwanda. Byasobanuwe mu nkuru ikurikira. Nyuma y'uko umwami Ruganzu wa kabiri Ndora apfuye, nako atanze ngo yasimbuwe n'umuhungu we Semugeshi. Aha ngo yagombaga kwimana na nyina witwaga Nyirakabogo nk'umugabekazi. Gusa itegeko ry'ubwiru ryavugaga ko nta mugabekazi wima ingoma undi mugabekazi akiriho. Iyo uwa mbere yabaga akiriho yagombaga kwibwiriza akiyahura cyangwa agakorerwa igikorwa cyo kumuca cyitwaga kumunywesha. Ibyo ntubihakane, niko byari bimeze. Gusa kuri iyi nshuro wagombaga kwiyahura cyangwa kwicwa yari Nyirarumaga wamenyekanye cyane. Uyu mugabekazi rero yararahiye avuga ko atakwiyica kandi igihugu cyose cyaramutinyaga bitavugwa, ku buryo n'abiru babuze ujya kumwica ahubwo barihungira. Kuko Ruganzu Ndori yari inshuti ikomeye n'umwami Mutaga wa kabiri Nyamubi, byatumye Semugeshi ajya kumushaka ngo amufashe kwima, babanje no gukura mu nzira uwo mugore wari wanze kurekura ikamba ry'ubugabekazi. Nuko Mutaga wa kabiri Nyamubi amuha abiru b'ibihanyanswa barimo Nyamwonda wa Rurenge na Gahenda ka Nyabayobya, baraza bimika Semugeshi na nyina ku gatuza. Ibyo byatumye Semugeshi na Nyamubi babana nk'umwana na se, biza no gutuma basinyara amasezerano bemeranya ko nta gihugu kizigera cyongera gutera ikindi, ndetse ko nta n'ikizafasha icyatewe n'ikindi cyangwa ngo gishyigikire ikigiye gutera ikindi. Ibyo byarabaye mu gihe kinini, ariko hamaze gucamo abami benshi aya masezerano impande zombi ziza kuyarengaho, bongera guterana amacumu n'imyambi. Professeur Emile yemeza ko abarundi bigeze kumvisha abanyarwanda ku ngoma ya Yuhi wa kane Gahindiro w'u Rwanda, ibyo biza kuvamo n'intara y'u Burundi n'ubu yitwa Kirundo. Byose byatangiye igihe ubwami bw'u Rwanda bwatekerezaga gushaka kwigarurira u Burundi, nuko butangira gushyira abasirikare ku mipaka yarwo n'u Burundi ku mugezi w'Akanyaru, bahashyira ingabo zirimo abashakamba n'inyaruguru zayoborwaga na Nyarwaya Nyamutezi mwene Mbariyingabo. Nuko umunsi umwe ziza gutekereza kujya kwigarurira u Burundi, ariko zihura n'ingabo zaho zitwaga Inzobe, zirabica ku buryo Nyarwaya Nyamutezi yatahanye abasirikare 3 bonyine. Noneho umwami Gahindiro yohereza izindi ngabo zitabarika ziyobowe n'umujenerali yizeraga witwa Kabaka ka Kavutwa ka Sharangabo ya Kirima. Abo bose nabo Inzobe zarabarimbuye, hasigara Kabaka ka Kavutwa ka Sharangabo ya Kirima. Nawe abona ko atazabona uko abari iyo nkuru, yiyahurira mu Burundi. Aho barwaniye rero haguye abanyarwanda benshi, maze imirambo yabo bayirunda hamwe, havamo ikirundo kinini cyane, bituma ako gace kitwa Kirundo.
ubu ni intara y'u Burundi. Aya mateka si abarundi bayemeza kuko n'abanyamateka bose bagarutse ku mateka y'intambara z'ubwami bw'abanyiginya babyemeza uko twabigarutseho. Gusa utabyumva gutyo, abanyarwanda nabo baje kugerera muri ako kebo abarundi nabo mu nkuru ikurikira. Nubundi mu Rwanda hari ku ngoma ya Yuhi wa kane Gahindiro, mu Burundi hari umwami Ntare wa gatanu Rugamba. Nuko abarundi batekereza kwinjira mu Rwanda ndetse bakarimbura ubwami nyuma yo gusenya umurwa mukuru w'ubwami bw'u Rwanda witwaga Mukingo wa Mwanabiri, ubu ni hariya mu karere ka Ruhango. Ngo abarundi bari bohereje ingabo hafi ya zose zirimo n'ibikomangoma. Nuko abanyarwanda barabareka nabo binjira mu Rwanda neza nk'uko nabo byari byabagendekeye. Maze bageze Gikoroho muri Butare, abanyarwanda bari babiteguye barabatangatanga babica babicariye kugeza babamariye ku icumu, habe n'uwo gutoroka ngo ajye kuvuga urugomo abanyarwanda babagiriye. Iyo ntambara yitwa igitero cya Rwaterana, mu gihe iriya yabanje yiswe igitero cyo ku Muharuro. Abandi banyamateka rero nka Muzungu Bernardin bakavuga ko ahubwo nyuma y'izi ntambara aribwo impande zombi zabonye ko nibakomeza kurwana bazamarana, maze umuhungu wa Yuhi wa kane Gahindiro ariwe Mutara wa kabiri Rwogera amaze kujya ku ngoma, nawe yasabye umwami w'u Burundi ko bakumvikana ku masezerano no kutazongera guterana kuko ntawe ushobora kuzatsinda yaba abanyarwanda n'abarundi. Ibyo abarundi barabyemeye, ari nayo mpamvu hari abitiranya amasezerano na yandi ya Semugeshi, gusa bikaba amasezerano biratandukanye. Nubwo Rwogera yemeranyije n'abarundi kutarwana, ariko umuhungu we Kigeli wa kane Rwabugiri wakundaga intambara kubiyanze kubyihanganira atera Burundi inshuro nyinshi, ariko kubusenya biramunanira. Gusa iyo usuye inzu ndangamurage y'u Rwanda iri Huye uhasanga ingoma ngabe byemezwa ko yitwa Nanga Burundi, bikemezwa ko yahoze ari y'u Burundi, abarundi bakaba bari barayise Nanga u Rwanda, ariko abanyarwanda nabo bakaza kuyinyaga. Amateka ntahamya neza umwami wariho icyo gihe bayinyaga. Hari inyandiko zemeza ko yanyazwe na Rwabugira ubwo yinjiraga mu Burundi ntarakihungira, abandi bakemeza Gahindiro nyuma y'uko umutasi Ruhisho amufashije gutsinda cya gitero cya Rwaterana. Ikindi kizwi kandi kigendanye n'ibyo nuko hari umwami witwa Ntare wa gatatu Kivimira w'u Burundi wiciwe Kami ka Nyaruguru ubwo yari yihaye gutera u Rwanda. Kugira ngo wumve amakimbirane y'ubwami bw'u Rwanda n'ubw'u Burundi, wumve ko mu bwiru bw'u Rwanda bari bafite imwe mu nzira z'ubwiru yitwa inzira y'urwihisho. Uyu ukaba ari umuhango ukomeye cyane mu mihango 18 irimo umuganura, ishora n'iyindi. Ukaba umuhango wakorwaga buri gihe uyu umwami w'u Burundi yapfaga nako yatangaga. Alex Kagame yemeje ko abiru bamubwiye ko abatasi b'u Rwanda bahoraga bacunganye no gupfa k'umwami w'u Burundi, babimenya bakihutira kubimenyesha abiru maze bagatangira umuhango w'imiterekero yitwaga inzira y'urwihisho. Aha rero ngo umwami w'u Rwanda ntiyabaga yemerewe kongera kurarana n'umugore, ahubwo yagombaga kumara iminsi 9 ari mu by'imiterekero no kuraguza, birimo no kuzunguruka igihugu no gushyira imitsindo ku mbibi z'u Rwanda n'u Burundi. Agira ati seka kanaka, avuga umwami watanze, akongera ati ngiyi inzoga kanaka, avuga ugiye kwima, agutuye tsinda kanaka tsinda u Burundi. Ibyo bikaba imigenzo none yakwitwa ya gishenzi n'imbura mu maro, nyamara icyo gihe byafatwaga nka siyanse cyangwa Imana na Yesu y'uyu munsi abenshi bizera nk'ukuri kutavuguruzwa. Nyuma y'ibyo byose haje kwaduka ubukoroni, noneho buzana imbaraga zidasanzwe, iby'impande zombi zahoragamo byo guterana amacumu n'imyambi, amagambo ashirivuga. Ahubwo bose baba bacakara n'abaja b'igihugu cy'Ubudage, cyahubwo cyarabyitegereje maze kibona bose ari abantu bamwe, bahitamo no kubagira igihugu kimwe cyiswe Rwanda Urundi, gihabwa umurwa mukuru witwa Usumbura, hari mu Bujumbura. Aba bakoroni rero babigishije amateka amwe, babakorera ubugome bumwe, ndetse bigeze mu 1916 ubwo Abadage nabo basimburwaga n'Ababiligi, nabo bakomerezaho u Rwanda n'u Burundi biguma kuba igihugu kimwe. Aho impande zombi byo guhangana ntibyari bikiriho kuko ikiboko cy'umukoroni n'ibyo gukuba impuzu mwazabaza abakuru byavuzaga ubuhuha. Gusa nubwo byari bimeze gutyo, igihugu cy'u Burundi cyabyungukiyemo kuko ibikorwa remezo byinshi byo mu gihe cy'ubukoroni byashinzwe mu murwa mukuru Usumbura. Nuko ubw'ibihugu byombi byatandukanywaga ngo bihabwe ubwigenge mu 1962, kutumvikana bita byongera gutangira ako kanya. Nk'uko umwanditsi Charles Gahima, Augustin Gatera na bagenzi babo babigarutseho ku rupapuro rw'105 rw'igitabo Rwanda Ancient Modern History, bahamije ko byatewe n'agapingane kandi k'abana bangana kandi bashaka kurushanwa muri buri kimwe.
Ikindi bahise bapfa nuko bose bari bahuriye ku ifaranga rimwe, inyandiko zimwe ndetse n'imikoranire ya politike. Gusa ngo Burundi bwari bwahisemo gukomeza kugendera ku nzira ya cyami izwi nka constitutional monarchy mu gihe u Rwanda rwari rwimitse repubulika. Ibyo byatumye imyumvire ya politiki itandukana. Bongeye gupfa imipaka kuko hari ibice u Rwanda rwavugaga ko mu ikatwa ry'imipaka ryabereye i Buruseli mu Bubiligi muri Gicurasi 1910 ngo hari uduce tw'u Rwanda twashyizwe ku bice by'u Burundi kimwe n'ibyajyanywe na Uganda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aho rero kuko u Burundi ari bwo banganyaga gatuza ngo nibwo bwari kubanza kwibwiriza bukagarura iby'abandi. Gusa abarundi nabo bavuga ko byabaye kandi ko ahubwo aho hari hasanzwe ari niwabo. Iki kibazo cy'imipaka ukagerekaho akagapingane, ihangana rya politike, ubukungu n'imibanire rusange y'abaturage byarakomeje. Ariko General Major Juvenal Habyarimana akimara guhirika mucuti we Gregoire Kayibanda agafata ubutegetsi, uwari perezida w'u Burundi Colonel Michel Micombero nawe wari waragiye ku butegetsi muri coup d'etat yakoze yirukana iby'ubwami, abarundi bari bakomeje gutsimbararaho mu gihe ahandi hose baririmbaga repubulika. Uyu koroneli rero ngo yashimye cyane mugenzi we generali ndetse abo muntu wa mbere wamwandikiye amushimira. Ibi rero byatumye ikibazo cy'imbibi kiza kurangira, ibihugu byombi byicira imipaka uko bibyumva ndetse impande zombi zikomeza kurebana akana ko mu jisho. Byaje kudogera cyane mu ijoro ry'itariki ya 6 z'ukwa 4 1994 ubwo indege Falcon 50 yari itwaye perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana na perezida Cyprien Ntaryamira w'u Burundi yahanurwaga. Aha abarundi benshi bateye hejuru bati b'abanyarwanda batwiciye umutegetsi, ku buryo hari n'abinjiye mu bice by'imipaka binjira mu Rwanda barihorera bica abanyarwanda mu mahana ataragarutsweho na benshi, ariko ababizi barabizi. Nyuma y'ibyo rero ako kantu k'urupfu rwa Cyprien Ntaryamira, agapingane k'impande zombi kakomeje kunuka hagati y'ibihugu byombi, biza kongera gusubirira idubi ku itariki ya 13 z'ukwa 5 2015 ubwo General Godfrey Niyombare yatangazaga ko atembagaje ubutegetsi bwa Pierre Nkurunziza wari wagiye mu nama muri Tanzania, amuhoye ibyo yise kutamenya iby'ubutungane no gutunganira itegeko nshinga kihakurishingaho arishishimura uko ashaka, ngo arashaka kuzashiramo umwuka ari we mushumba. Gusa uyu mujenerali yari yateranyije neza ariko akuba nabi kuko Pierre Nkurunziza wari nyargenge muri politike yaciye ruhinga nyuma akagaruka ku butegetsi, maze General Godfrey Niyombare ayabangira ingatawe n'abambari be. Kuva ubwo Nkurunziza yemeje atajijinganya ko rwose ubutegetsi bw'u Rwanda ari bwo bwari bumwubikiye imbehe, kuko n'ikimenyimenya ari bo bahise bacumbikira abanzi be, avuga ko babamwoherereza akababaza icyabateye kumutekera umutwe no kumutobera. Gusa leta y'u Rwanda yararuciye irarumira, ivuga ko hari impunzi icumbikiye z'abarundi, ko ariko izicumbikiye igendeye ku mategeko mpuzamahanga agenga impunzi, bityo ko ushaka gutaha yataha, ariko ibyo kuboha bamwe muri zo ngo babohereze mu Burundi ibyo ngo binyuranyije n'amategeko yaba mpuzamahanga na mpuzaduce. Reka tubyumve neza. Mu majyaruguru y'Ubutaliyani hari kaminuza ikomeye cyane y'ubushakashatsi yitwa Università degli Studi di Trieste. Mu 2008 umwarimu wayo wigisha amategeko mpuzamahanga Professor Cristina Tuzenis afatanyije n'umunyeshuri we waminuzaga mu cyiciro cya masters witwa Chasa Leskovic bakoze ubushakashatsi bwaje kwemerwa nk'ikigwa mu by'amategeko mpuzamahanga, maze babwita The Right to Return of Refugees in International Law. Usomye udahumbya igice cya mbere chapitre enye zibanza kuva ku rupapuro rwa mbere kugeza ku rwa 20 bakubwira ko impunzi igira ubudahangarwa mpuzamahanga mu mategeko yose ari ku isi, ariko byagera ku mategeko mpuzamahanga n'amategeko yose avuga agateka kazina muntu bikaba ingingo ibanziriza izindi. Ababemeje kandi ko nk'uko bigaragara mu nyandiko zose z'imiryango ishinzwe impunzi ko nta muntu n'umwe wemerewe gusubiza impunzi mu gihugu cyayo cyangwa kuyijyana mu gihugu runaka icyo ari cyo cyose, keretse gusa mu gihe y'ubwayi bishaka. Ibyo babyise voluntary return. Kubikinisha ngo ubukozi icyaha mpuzamahanga umuntu wese yagukurikiranaho cyitwa non-refoulement, gusubiza ku gahati impunzi. Iryo ni itegeko riri mu yitwa fundamental laws, ariko muri ibyo byose hakaba icyitonderwa. Muri ayo mategeko hakabamo akantu kitwa jus cogens gasobanura mu mategeko mpuzamahanga ibirango n'inzira zo kurwanya ibyaha birimo genocide, ubushimusi, ubucakara, iyicarubozo, ibyaha mpuzamahanga, iby'intambara n'ibyibasiye inyoko muntu, hamwe n'ibindi by'iterabwoba byashyizwemo na Leta Zunze za Amerika nyuma y'ibyo bavuga ko Osama bin Laden yabakoreye. Ibyo byose rero ngo iyo hari ikigaragara ku mpunzi mu rwego rwo kubirwanya ishobora kwamburwa uburenganzira rusange bw'ubuhunzi no kutajyanwa aho yifuzwa, nk'uko twabibonye muri The Right to Return of Refugees in International Law. Ibyo ariko bigakorwa binyujijwe mu mategeko mpuzamahanga n'ubucamanza mpuzamahanga, aho bigahita biba ibindi. Ngayo nguko amajyo n'amaza y'ibyo u Rwanda n'u Burundi. Noneho ejo bundi igihugu cy'u Burundi cyahisemo kugara nako gufunga imipaka yacyo n'u Rwanda, bemeza ko rwose bugaye kubera perezida w'u Rwanda batabanye neza. Gusa icyaha cy'umushumba nicyo cy'umukumbi kandi icyaha cy'umwana nicyo cya nyina, dore ko anacumura yicaye. Nubwo ibyo byose bihari, ababicungira hafi bavuga ko gufunga imipaka bifite ingaruka ku mpande zombi, ku buryo ntawe ugomba kwirarira ngo njye ntacyo mpombye uriya ni uzabyumva ndetse n'ibindi.
ahubwo abandi babyitegereje ngo ibihugu byombi binafitanye ikibazo cy'ibanga gishingiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuko ingabo z'u Burundi ziri inyuma ya FARDC ifatanyije na FDLR mu gihe wari umwanzi wa leta y'u Rwanda, hakiyongeramo M23 nayo byemezwa ariko bigahakanwa na leta y'u Rwanda kwiyiteranye n'inkunga, ariko iyo M23 nayo igahangana na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abayishyigikiye. Noneho hakazamo Red Tabara byemezwa ko ari umutwe urwanya leta y'u Burundi, aho noneho hagahita havukamo agatogo gashobora gutombokamo intambara. Ibyo ntubifate minenegwe, kuko abahanga muri politike no kugenekereza barahamya ko muri East African Community hari gututumba intambara vuba kandi izasiga ibihugu byinshi bivushanyije amaraso mu makuba nge nawe dushobora kumvaho. Ese ibyo byifashe gute? Ninde uzarwana n'undi gute? Hehe? Bitewe n'iki? Ese koperative ya East African Community igizwe n'ibihugu bihagarariye ibindi mu butindi ku isi yabigiye kurimbuka? Ibyo byose mu birindire mu kiganiro turi kubengera mu minsi iri imbere ahasiga